Yego Kalinijabo umunyamakuru by'umwihariko ukaba uri hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo hari kubera imirwano y'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 twagera ngo tukubaze nkawe waturutse Kigali ugiye gutara amakuru y'iyo ntambara kugeza ubu ngubu uruhagana he hameze hate ubundi ku mupaka wa Kabuhanga neza iruhande rw'abasirikare b'u Rwanda mu kanya gato nk'isa 5 zishyira saa 6 saa 5:45 na 50 indege y'igisirikare cya FARDC inyuze mu kirere cy'u Rwanda uko nge nabibonye ko yanyuze hejuru yanjye kandi narindi mu Rwanda by'umwihariko mbona inyuze nko mu murenge wa Busasamana wa Bugeshi no wa Cyanzarwe imisha rero ibisasu kuri position cya kubirindiro bya M23 ariko byari ibisasu bidaturika mu by'ukuri ntabwo wacyumvaga giturika indege irongera isubirayo kugeza ubu rero abaturage hano Bugeshi baratuje ndetse ko nyine iyo ikintu nk'icyo kibaye bahaguruka bakasa nk'abari gushungera igisirikare cy'u Rwanda aho bo ndi kubona bari hano ku mupaka baratuje abaturage ibikorwa byabo by'ubuhinzi y'ubworozi n'ubucuruzi birakomeje dutegereje kumenya n'iki kiri bukurikireho sinzi niba guverinoma y'u Rwanda hari itangazo iri busohore cyangwa ari amaso yanjye atabibonye neza. Yego uravuze ngo ni ibisasu bitaturika ibyo bisasu bimeze bite wabonaga ari nk'ibishashi by'imuriro byari birindwi bwa mbere yaje itera bitatu ariko ukabona ntago ari nka za misile urabizi n'abadukurikiye hari wenda ntago bisobanukiwe cyane ibijyanye n'intwaro za gisirikare ariko nk'umuturage nanjye nabibonaga nkabona ni ibishashi iri kurekura yabanje kurekura bitatu irakata isubira inyuma irongera iragaruka irekura ibindi 4 igakata isa nk'iyerekeza mu mujyi wa Goma irongera iragenda nta n'umunota yamaze cyangwa iminota 2. Yego niba wabonye neza iyo ndege wabonye ari ya indi yagiye itangazwa mu binyamakuru bitandukanye Sukhoi 25 oya uko nayibonaga ntabwo yariyo nubwo nanjye narindi kuri kamera ndimo nkora stand up ariko wabonaga ari indege ijya kumera nka silver yari mu kirere. Yego uravuze uti abasirikare b'u Rwanda baraho hafi bo ibirindiro babifunze bameze bate kuba baraho hafi bisasu biraswa bo ntacyo bari gukora bahagaza ku gusa n'abasirikare basanzwe barinda umupaka mu kanya narindimo mvugana nabo mba ku burenganzira bwo gufata amashusho yaho ku mupaka ariko n'abasirikare bake basanzwe baraho ku mupaka ntaramenya niba mu bigo byabo bya gisirikare harimo bangahe cyangwa harimo benshi simbizi ariko uburinzi bwa gisirikare uko abantu basanzwe bazi ku kigo cya gisirikare usanga hari abarinzi nka babiri baharanga ku marembo urabona batuje nta kibazo bo bana abasirikare babategereje komande yabo ko hari icyo yababwira nyine bisanzwe. Yego abaturage bari hafi yawe bameze bate nyuma yo kubona ibyo bisasu cyangwa se iyo ndege iri kurasaho hafi yaho muri abaturage bameze bate abaturage ba hano rero nagenganira nabo kuva mu gitondo nahagera n'abantu bameze nk'abamaze kumenyera ibintu nk'ibi ngibi kuko baravuga bati igihugu duturanye nyine ibibazo birimo biragaragara duturanye n'abaturanyi bafite ibibazo bati twamaze kubimenyera iyo dufite agahenge nyine dufite agahenge iyo nta gahenge nyine natwe tuba twumva dufite ubwoba. Yego ngira ngo hano ndi kumwe n'umuturage umwe namuguha. Yego nta kibazo rwose mumwe yenguyu Allo muraho neza turakomeye. Yego mwitwa bande mutuye hagana hehe kugira ngo tuganire tuziranye Nitwa Niyongabire Special tutuye ku mupaka wa Kabuhanga. Aho ku mupaka umwukomeza ute mumeze mute Tumeze neza nta kibazo hari umutekano. Yego hari hashize iminsi bavuga ko hari impunzi ziri guturuka muri Kongo ziza hakuno ku Rwanda abo mwarababonye bahunze iyo mirwano twarabonye ariko ubu ngubu umutekano waje nta kibazo bamwe bari gusubirayo abandi baracyari mu buhungiro. None ko ari amakuru avuga ko hari ibisasu byarashwe hafi aho ngaho ukavuga ko hari umutekano nibyo iyi ni indege yari iri kurasa iri mu kirere iri kumanura ibisasu. Yego ariko ndibiturike bikahera mu kirere. Ibyo mwe musanzwe mubibona oya n'ubwa mbere tubibonye ubundi twabonaga ibifara ari byo biri kohereza ibisasu. Yego nayo ndege yo n'ubwa mbere tuyibonye.
nyuma y'uko mubibonye murumva mumeze mute, mwabyakire mute iyo ndege? nta kibazo kuko twabirebaga biri mu kirere dutegereza ko biraza kutugiraho ingaruka, ubwo tubona umutekano uhari, turatuza. Hari byaguye ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa byaguye hakurya muri Kongo? Byaguye kuri Nyiragongo muri Kongo. Yego. None nyuma y'ibyo bibaye ubuzima bumeze bute aho ngaho ku mupaka? Mbese mukomeje imirimo isanzwe, bimeze bite? Ni bisanzwe, tumeze neza, nta kibazo ku mupaka. Wowe usanzwe ukora iki? Ngewe n'umuhinzi. Ubu se wabashe kujya mu murima cyangwa ubwoba bwakwishe wabiretse? Nagiye mu murima nta kibazo. Ubu tuvugana se urumva wiyumva gute? Urakomeza ukora akazi kawe cyangwa nyuma y'iyo ndege wabonye wakutse umutima? Nayibonye iri mu kirere nguko umutima, ariko ubu ngubu kuko nta ikintu cyabaye kirenze, turaho ngaho dufite umutekano. Yes. Abayobozi baho ngaho se bigeze baza kubaganiriza? Ba mudugudu barahari, nta kibazo, mbese tumeze neza. Yego. Nyuma y'iminsi hari imirwano iri kuba hakurya muri Kongo, wenda iyo ndege nibwo yaje uyu munsi, hari ibindi bitero cyangwa se hari rundi rusaku rw'amasasu mwaharashize iminsi mwumva? Kuva ku wa kane kugeza ejo amasasu ahari n'indege zikaza zikarasa aho hakurya muri Kongo muri Nyiragongo no muri Bizuru ku mupaka wa Gasizi. Yego. Mwebwe hakuno ku Rwanda aho muri ntabwo nta gisasu kirahagwa cyangwa se ngo bime byabagera ingaruka? Nta gisasu cyahagwa, nta ngaruka dufite, nta n'umuturage wapfuye, turi amahoro, turatekanye. Yego. Inzego z'umutekano z'u Rwanda mubona zihagaze zite aho ngaho ku mupaka? Zihagaze neza, nta kibazo, ziri gucunga umutekano. Yego. Nsubiza uwo munyamakuru tuvugane. Placide, ndakumva neza. Yego, Kalinijabo, none nkawe nk'umunyamakuru ushobora kubireba mu buryo nk'umuturage usanzwe ariko ugakora n'ubusesenguzi bwawe nk'umuntu umaze iminsi ukurikirana iby'intambara. Ndagira nkubaze dusoza, urabona iby'uru rugamba ko biri kuza byegera umupaka w'u Rwanda, wavuga iki ku mutekano w'abo baturage baraho ngaho uri? Ikigaragara nuko abaturage bishimiye mbere na mbere ko M23 iri kugenzura uyu mujyi wa Kibumba cyangwa se hano hirya nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha yafashe barishimiye kuri kwagenzura kubera ko abo twaganiriye banambwiye ko bagiye hakurya muri Kongo bagiye kureba inka zabo. Ari abaturage baturiye ku mipaka, abantu barabizi, umuryango umwe uri mu gihugu kimwe undi uri mu kindi, ubworozi bukorerwa mu gihugu kimwe abandi bataha mu kindi. Bambwiye ko bajya bahura n'abasirikare ba M23 bakabwira bati nta kibazo, mugende murebe ibyanyu, nta cyangiritse, hanyuma nabahunze mubabwire batahuke rwose, mubahumurize ko ibintu byose biri mu buryo. Urabona nta gihunga gihari mu baturage. Ikindi usesengura abona inzego z'umutekano z'u Rwanda ntacyo bizibwiye zo. Icy'ingenzi nuko ziri mu birindiro byazo kandi zirinze neza abaturage n'imipaka y'u Rwanda. Ndi kubona nanjye naje nzi ko ari bubone ibindi bidasanzwe, ariko ntungurwa no kuba abacuruzi baracyari gucuruza, uretse ko barakubwira bati kubera ko abaturage bahunze ibintu bitari mu buryo neza, ubucuruzi ntibugenda. Ariko nta kindi ubona kidasanzwe, n'ubu ngubu abo turi kumwe bamwe bari gusudira, abandi bari mu mirima, turimo turakora ama interview bibereye mu kazi kabo. Yego, turagushimiye cyane bwana Kalinijabo. Murakoze cyane Placide.